amasezerano yose Imani yatanga yakomeje n'amaraso Umwami wacu Yesu amasezerano yose Imani yatanga yakomeje n'amaraso Umwami wacu Yesu Isingiriza ubwo twicaraga ku migezi Babuloni tukarira cyane. Amina. Twakire mushumba namwe muhaguruke amashyi menshi ku mana yacu. Imana ibahe umugisha. Ayo masi tuyongere kugira ngo umuryango wa Bartolomayo utere imbere ukomere. Bwira abantu babiri ngo uyu ni umugoroba w'imbaraga. Ndabihamya Imana ibyo ukora byose Imana birabyemeza. Twamuka perezida. Yego. Muka perezida wahuye n'intambara z'urudaca. Ugira ibyago ubwa mbere urashaka biranga n'ubwa kabiri urashaka narubona mu kirere. Yego. Gufunga inzu gukuramo ibintu ndabona ibintu migambi mibi cyane yihorera. Yego. Kimana yavuze no kugikora izagikora. Amen. Nimero zamuri ibiganza nkwatura umugisha ibiganza bye n'ibikabure butunzi ibiganza n'ibikabura akazi ibiganza n'ibikabura ibyo byakira n'ibyo bitanga uhereye umunsi uzamuye ibiganza birabohotse bibohowe n'amaraso ya Kristo umugambi w'Imana urasohoye ineza y'Imana iraganje kandi byari byaranze birakunze Uwiteka Imana ari muri wowe none nibihe bidashira tuvuge ngo amen. Sisi ugenda gutya muramwibuka agenda gutya n'imbago ibyago n'amakuba byagutangiye 1980 nibwo navutse nibwo navutse iyi mpera icyubahiro ni muri aha ngaho uri umurokore haleluya nibwo wavutse nibwo navutse umubyeyi wo bita nyogokuru uwo bita nyogosenge bahise bakumurikira Nyabingi hari izina wanga mu buzima bwawe niyo wumvise umuntu ugitwa urikanga nirihe zina izina banyise ababyeyi bakwise nde Nyakamanwa muzamura ibiganza mvuye ngo turabyanze mu izina rya Yesu ntago ari umwana w'Imandwa turabyanze mu izina rya Yesu turabyanze mu izina rya Yesu uyu mwana ntazakorera Imandwa abaye twagira Imana bivuze ngo Imana iri muri wowe izina ribi bamwise ntirizamufata ntago yitwa Nyakamanwa yitwa Twagira Imana Reverence live birarangiye sefini. Yesu ashimwe cyane. Nkigera ahangaha ntwite nazanywe n'umuvandimwe ntago nasengeraga aha ariko ndashima Imana ko nabonye igitangaza muri urusengero. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nkigera aha pastor yarambwiye ngo ahantu nari bubyarire byari gushoboka ko ndi bubura ubuzima nkabura n'umwana. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashima Imana yankuye yikanzana ahangaho ko ari cyo yashakaga gukora ku buzima bwanjye. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho y'iminsi 40 y'umwaka washize nta na rimwe nigeze mburamo. Ariko ndashima Imana ko icyo yansezeranyije yakimpaye. Yampaye umwana w'umukobwa mwiza cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Naravuze ngo Mana umpaye umwana w'umukobwa mu bintu ntumvaga natekerezaga kubera yuko bakomezaga babivuga nkiheba nkavuga ngo ibyo ari byo byose ndi hagati y'urupfu no kubaho. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru yuko yo karama ibasha kumva amasengesho yacu. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni final aduhanurire kugira ngo utahane imbaraga z'Imana n'ubutware bw'Imana. Uzamuye ibiganza byawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti
umwana wawe atugejeje ijambo rizima rigira imbaraga mu buzima bwacu, riba impamba idutunga mu rugendo twatangiye, utsinde imigambi yose ya Satani, wambike imbaraga buri muntu wese uri aha ngaha binyuze mu ijambo ryawe, ubuhanuzi bwawe bugira imbaraga zo kubohora mu izina rya Yesu. Reka dusome igitabo cya Yona, turasoma ibice bibiri, dusome umurongo waho wa 11 wonyine. Yavuga ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Amen, amen, amen. Haguruka, haguruka, bikuruka imusozi mu izina. Karabaye akurutse hafi kukubona nanone byamworohera. Ntabwo tuzi niba ifi yaragarutse cyangwa niba yarapfiriye ku musozi. Icyo tuzi ni kimwe, nuko yamuzamukanye ikamuruka ku musozi mu izina rya Yesu. Satani n'ibigeragezo nonaha uyu mugoroba nibikuruka imusozi mu izina, mu izina, mu izina. Byakomeza birakurutse, byakomeza birakurutse, byakomeza birakurutse, birakurutse mu izina rya Yesu. Ubukene burakurutse, indwara zigukuweho, ibigeragezo bigukuweho. Murokora harve, haleluya. Imigambi ya Satani itsindwe ku buzima bwanyu, umucyo w'Imana bamurikire, ibyari byaranze bikunde, mwinjire mu gihe cyanyu mu izina rya Yesu. Amen. Umugisha w'Iteka ujyane namwe none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.